Hey guys, muri kumwe na Dr. Tuyishimire Prince. N'umunsi tukaba tugiye kuganira ku mpamvu umugore umaze kubyara mu byumweru bya mbere nyuma yuko abyaye rimwe na rimwe yonsa umwana we, noneho akaba yakumva mu nda hamuriye cyangwa kumva nyine nyababyeyi isa nkaho yikanyaze nkaho ari igise agize. Rero mbere yuko dutangira ndagira ngo tubanze dusobanure iyo umuntu amaze kubyara hari impinduka zitandukanye ziba zigomba kuba kugira ngo umubiri usubire muri ya gahunda wahozeho. Mbese ibyo byumweru bitandatu nyuma yuko umuntu abyaye umubiri urongera ugasubira muri gahunda wahozeho mbere yuko atwita, ndetse ya misemburo y'inda yahoraga mu maraso ikagenda igabanuka, noneho hakaza imisemburo ituma umwana abasha kubona amashereka kugira ngo abashe konka, ndetse hakaza n'indi misemburo ifasha umubiri ariyo tugiye kuganiraho, ari nayo ituma umugore ashobora kubabara mu nda iyo ari konsa. Yatangira konsa akahita yumva mu nda hasi yaramuriye, mbese nyababyeyi isa nkaho yikanyaze nk'ari ikindi gise ageze. Ibi bintu rero bikaba bikunda kubaho ku bagore bamwe na bamwe. Ubundi biraba rimwe na rimwe, hari igihe umugore atabyumva ntababare, ariko hari n'abandi babyumva bakababara. So biterwa n'iki? Ubundi hari ukuntu Imana yaremye umubiri w'umuntu ku buryo nyine mu buhanga bwayo ibyo byose yagiye ikora bigenda bifasha uwo muntu uri konsa kuba nta kibazo yagira. Murabizi yuko iyo umugore amaze kubyara aba ashobora gutakaza amaraso cyangwa akaba yavirirana bidasanzwe, ndetse rimwe na rimwe bikaba ari n'ibintu bishobora no gutwara ubuzima bw'umumama umaze kubyara. Kimwe mu mpamvu ituma ibyo bintu biba nuko nyababyeyi ye iba itikanyaze, kandi harimo mu by'ukuri haba hakirimo igisebe. Icyo gisebe nyine aricyo cyari gifasheho yanda ya nyuma ariyo yagaburiraga umwana. Icyo gisebe kiba kiri muri nyababyeyi mo imbere, kiba kigomba nyine gufatwa kigakandwa, nyine kigasa nkaho kikanyaze kugira ngo amaraso adakomeza kuva muri nyababyeyi ashoka, nyine umugore agatakaza amaraso menshi bitari bikenewe. Rero mu buhanga bw'Imana nyine uburyo yabiremye nuko iyo umumama ari konsa ni nkaho umubiri cyangwa ubwonko bw'umumama buhita bumenya yuko umwana yasohotse ari hanze, noneho bukahita butuma bwohereza imisemburo yitwa oxytocin. Iyo misemburo ikaba igenda kuri nyababyeyi igatuma yongera ikikanyaga, nyine igafata neza ikaba nkaho ibaye nk'ibuye nyine. Icyo gihe rero icyo bitera nuko umumama ashobora kumva ababaye ameze nk'ari igise. Ni nayo mpamvu nyine iyo batashye bavuye kwa muganga kubyara tubaha imiti y'uburibwe kugira ngo bataza kubabara mu gihe bari konsa, kubera ko n'ubundi baba bagifitemo igisebe. Ariko urumva kuba iyo nyababyeyi yikanyaga ikaba nk'ibuye iyo atangiye konsa, bituma nyine hahandi hari igisebe hafata, noneho ni nk'uko wakanda ku gisebe cyari kiri kuva, none iyo ugikanzeho hahandi hari kuva hagahagarara. Urumva yuko ari ibintu nyine bifasha umumama kuba atatakaza ayo maraso. Iyo mekanisme rero ni mekanisme ya Imana nyine yarashyizeho ku buryo umubiri uhita ubimenya ko umwana yasohotse ndetse ari konka mama we, noneho ugatuma nyababyeyi yikanyaga kugira ngo adatakaza amaraso. Ibyo bikaba ari ibintu biri byiza kuri mama we nyine kugira ngo atagira cya kibazo nakubwiye cyo kuvirirana nyuma yo kubyara. Rero muri ibyo byumweru bitandatu nyuma yo kubyara cyangwa iminsi 42 ni ibintu nyine bigenda biba kuri nyababyeyi, kubera ko muri iyo minsi n'ubundi umubiri ugenda uhinduka, ya misemburo nyine nakubwiye ihinduka mu mubiri w'umubyeyi usubira muri gahunda wahozeho. Murakoze rero, cyari icyo nagira ngo manze mbasobanurire. Nakantu gato ariko k'ingenzi kajya gafasha abamama bari konsa nyuma yuko babyaye,
ndetse mbese kugira ngo bamenye basobanukirwe n'ibiba biri kubaho mu mubiri wabo. Murakoze rero nkuko nabwiye mwari kumwe na Dr. Tuyishime Audrey Prince. See you next time.